ngubwo kuwa gatandatu nsubirayo kuwa gatandatu noneho ngera kuwa gatatu nanone w'ikindi nsubirayo ubwo namuhesengeye ibihe bitatu noneho rero bo ngiye ku bwa gatatu mbone umuntu yakiza ari kuganira ari gutera sitori Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza nuko numva nkunze Imana habaho ikintu rero cyuko muri CH hari abantu bazaga bitwa ngo nabakozi b'Imana ngo baje gusengera abantu ndangije noneho mbwira aba basore ni mwebwe mwatakuriye nanjye ndatakuye niziza zirasanga ari umuriro nizigaruka zisanga ari umuriro niyo tekinike twakoze kugira ngo zibaze muzigenda nuko tubona Imana igize gute ikoze imirimo n'ibitangaza noneho rero ubwo ngubwo twari njya muri CH muri CH hariya muri pediatri hari sare yo hepfo hari na sare ya haruguru noneho rero ubwo ngubwo nsengera abana muzi ko ari sare y'abana noneho rero reka ngere ku mwana ningera ku mwana hari umugabo w'umusiramu muhaje ugera hejuru y'ingi ufite nka metero 2 w'ibogari kabisa arangiza ambwa ngo hoya ngo abo wihorere nako mwihore sengera bariya uwo ntabwo avuga nta nubwo anagenda nkurikije ko ari umusiramu ndangije numva apfobeje Yesu Kristo uri muri ngewe ndangije ndavuga nti ngo ntavuga ntanagenda ati ndangije ndavuga nti hoya nabangaragaje Imana nkorera ko ari Imana y'inyandege ngiye rero maze kuzicyazigiye noneho rero nkejo zinongera ziragaruka zigarutse nanone barongera barampamagaye ndongera ndagenda nanone ndazicyazirambwa ati umuntu wanyu turamuretse turigendeye wa mugore noneho bamupfuma murangira undi mugore nanone w'umupfumu nguba hariya muri Rwamagana ngo no mupfumu ukaze cyane yoheretse Nyabingi bongere bampamagare ngende noneho ninsenga zimbwe ngo ni Nyabingi twebwe twaturutse i Rwamagana batwohereje batubwiye yuko iki kigore tukica ni tutakica twiciye umwana w'umukobwa yahatahanye reka tubasuhuze cyane mwe mwese mwakoze subscribe kuri Bishop Bakebure TV turabifuriza umunsi mwiza n'akazi keza ku bantu mwese mugafite namwe mudafite akazi turabihanganisha tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege icyambere ni ugusenga Imana no kwizera kuko Imana nigena byose yanjye mugiye kubana rero muri iki kiganiro ni Hagenimana Adolphe cyangwa se unyite Bishop Bakebure byose ndabyemerewe tugize rero umugisha muri aka kanya nkuko mubibona kuri kamera zacu za Bishop Bakebure TV turi kumwe n'umupapa rwose ushima Imana cyane tukaba tugira ngo abanze atwibwire ni karibu murakoze cyane amazina nitwa Habarurema Manase ndi umupapa ndubatse mfite umudamu byaye kabiri ariko umwana uriho n'umwe undi yaritahiye ariko nizeye ko nzamubona nengera mu bwami bwayo kuko ngewe n'umwuka w'Imana mpamanya yuko ijuru nzaritaha amen niko bimeze Yesu nashimwe ahimbazwe mbarizwa mu itorero rya ADPR ndumva ari ibyo ngibyo yego Manasi mugize neza kutwibwira mukaba musengera muri ADPR se ADPR musengeramo ibarizwa hehe ADPR dusengeramo ni aho zari Kiruhura isigaye iba Ikarama ariko kubera hambereye kure nsengera mu Kove kuko ni naho hanyegere ni naho mbaburiya hari hafi ku Mugano madamu wanjye nawe akora umurimo w'Imana hariya ku rusengero kuri ADPR mu Kove ubwo rero no kuvuga ngo naho ngaho ariko ndateganya n'ubundi kuzajya kuzana recommandation yanjye nkayikura Ikarama nkayiyegereza hafi yaho yahomba yego ni byiza cyane rwose ndumva ari wowe ari madamu mukora umurimo w'Imana cyane mu buryo bukomeye cyane rero tugusanze aha ngaha rwose ahantu ahandi Imana yagiye ibwira abantu muze twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu nimba ari imiro runaka ibarembeje muyimbwire Imana igira icyo ibikoraho
ni byiza cyane rero tugize amahirwe yo guhura namwe ahantu turagira tubanze tubabaze ese mu busanzwe umurimo mukora ni ugusenga murabwiriza mukora we murimo njyewe umurimo nkora mfite umurimo w'ivugabutumwa Imana yampaye ariko Imana yampaye n'impano zo gusengera abarwayi yego kuko buriya njya nkora umurimo muri CH Kabure nahakoreye umurimo cyane kuko Imana yankoresheje umurimo cyane yego kuko hari n'umuntu rwose nasengeye yararwaye sida hariya muri kane murahareba reba hariya muri kane muri yasare hepfo ya kane haleluya hariya nari mpagaze muri iriya sare muzi yuko kitangira kwinjira muri sare ya mbere ni sare y'abantu bose ariko indi sare ikurikiye mu wundi muryango ni ba bantu mbega baba bagize kure benda gupfa ubwo noneho rero mpageze noneho ubwo ngubwo mpagaze ndi kwigisha maze gusengera abantu ngira ngo nigendere umuntu araza arambwira ati hariya hari umuntu ugushaka ndangije ndagenda mugezeho noneho rero arangije mbona yarashize iminwa yarashize nta nyama ziriho ari ibinyama gusa urumva nta mubiri uriho nuko arangije arambwira ati mukozi w'Imana ati rwose ati ndagira ngo unsengere rwose Imana inkize ambwiye gutyo ndebye ukuntu yabaye nta mubiri umuriho numva ntibyakunda kabisa nanjye numva ngiye mu ntege nke nk'umuntu ntekereza nk'umuntu ariko none arangije arambwira ati mukozi w'Imana rega nsengera nanjye nari umukozi w'Imana ndangije njya mu byaha nkuriramwe n'uburwayi ati none ndagira ngo nsengere rwose umukozi w'Imana ati Imana inkuye kuri iki gisasiro nanjye nabigikoresho cyane numvise iryo jambo ambwiye we numva ari inkoza hano ye baba we nahise nuzura umwuka wera haleluya ndangije ndavuga intu witeka Mana nyiringabo mufasheho uyu muntu ibyo avuze niba atakuryarye akaba atakuryarye ibyo wavuze bikaba bimuri ku mutima ntitaye uko ndeba ari amagufwa narabivuze ntitaye uko ndeba ari amagufwa umubiri wamushizeho ndashaka ngo umuzure umuzure ajye gukora uwo murimo wawe ndangije noneho rero ubwo hari kuwa gatatu kuwa gatandatu nsubirayo nsubire mbona bya bisebe byatangiye kuma mu gihe bakoraga ibintu bimeze nk'igikoma bakamusuka isanga ahubwo ari kurya isambusa aricaye ari kurya isambusa ubu naho ari wenda ari kunyumva wenda azanabahamagara bibabwiye Yesu nashimwe cyane nawe rwose tuzagira umugisha wo kuganira nawe kandi nabumvise atanga ubuhamya ikiruhura hariya batarahasenya nabo bazabahamagara babibabwire ko uwo muntu yatanze ubuhamya ubwo bantu badukurikiye muri comment muze kwandikaho nimba nawe adukurikiye byaba byiza nawe tumuzanye kuri ubwo ngubwo kuwa gatandatu nsubirayo kuwa gatandatu noneho ngera kuwa gatatu nanone w'ikindi nsubirayo ubwo namuhesengeye ibihe bitatu noneho rero ngiye ku bwa gatatu mbona umuntu yakiza ari kuganira ari gutera sitori Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza numva nkunze Imana habaho ikintu rero cyuko muri CH hari abantu bazaga bitwa ngo nabakozi b'Imana ngo baje gusengera abantu akaza waba basiza agateo warambitse agatelefone hari akagashyira mu mufuka akasohoka akita yigendera ngombwa yuko rero bamenya yuko ari babantu bita abakozi b'Imana baza gusengera abantu bitwaje ngo baje gusengera abantu kandi baje kubira barangije badutuma ibyangombwa nuko noneho rero ibyangombwa gikuraga kuri paruwase umushumba yagusinyeho ukakizana ukagishyira umuganga dogiteri mukuru uriya Tobari akagusinyiraho yamara kugusinyiraho ukawemere gukora ivugabutumwa hariya nuko byagenze ndangije ncika intege kuko nabonaga binsaba inzira ndende mari igihe ntasubiye muri CHK noneho rero aho nasubireyo nsanga wa muntu yaratashye ariko nta makuru afatika mfite reka ntangazwe rero nuko nagize gutya ngiye ikiruhura batarahasenya mu cyumba cyabaga kuwa mbere n'injoro reka noneho cyayoborwaga n'umugabo bita Odari nawe afite cano reka nawe tumusuhuze cyane nimba twumva rwose tumwifurize n'umugisha w'Imana noneho rero ndangije noneho uwo muntu Odari aravuga ati hari umuntu ugiye kuduha ubuhamya bw'uburyo Imana yamukije sida nuko noneho rero ubwo ngubwo arahaguruka mbona umudamu mwiza rwose muremure ufite igikara gike wagira ngo akaraba icyuya
tanga ubuhamya avuga uburyo yasengewe yabwiye umukozi w'Imana ngo amusengere numva ni ngewe numvise ari ngewe ndangije ndagenda ndazamuka ngera ku gatuti ndamubwira nti waba ukimwibuka arangije arambwira ati ntabwo namwibuka aciyemo igihe nuko nayize ndamubwira nti ngewe igihe wabwiraga gutya na gutya ngusanze aha naha gutya na gutya ukambwira gutya na gutya ni ngewe haleluya amen abantu buzura umwuka wera kuko wenda iyo ntaguruka ngo mvuge ngo ni ngewe wabikoze bari kumva ko ari imitwe ari guteka ntakize Yesu nashimwe cyane noneho mvuze ngo ni ngewe wamusenge mbahuwaye ubuhamya abantu buzura umwuka wera Yesu nashimwe cyane noneho rero bamaze kuzura umwuka wera Odara arangije avuga ati rero mukozi w'Imana muri ayo mavuta urimo fatiraho ituganiriza abantu ijambo ry'Imana nahise mfatiraho ndigisha maze kwigisha ndangije mbwira abantu nti mupfukame muze dusenge abantu bose mu iteraniro riraje rirapfukama bimaze gupfukama noneho reka umuntu ndambitseho ikiganza kuko abantu bose bahise bagira kwizera bose baraza ubu ndambitseho ikiganza dore ngo dayimoni ziravuza induru uwo natangiriwe dayimoni zavugisha induru ndazirukana ndambikaho undi ikiganza dayimoni zivuza induru ndambikaho undi ikiganza dayimoni zivuza induru yamanye ntibaza abantu bose barashize noneho rero hasigara abakobwa babiri nasengeye icyo gihe twasengeye abantu benshi barimo abadayimoni hasigara abakobwa babiri barimo imyuka y'abarangi abo nibo batwahagije kubeshya ni kubi ni ukuvuga ngo abo bakobwa nasengeraga uyu nguyu bakajya muri uriya nasengera muri uriya bakagaruka muri uyu njye inama mbwira Odari nti Odari ubu ngubu hano akazi kaba gahagaze reka tujyane hariya muri iriya nzu hirya mu ikomereza iteraniro indangana n'aba badayimoni noneho Odari arabinyemerera turabajyana tugenda turi abantu batatu twasengeraga umwe zikaza twasengera zigasubira hariya ndangije noneho mbwira ba basore ni mwebwe mwatakuriye nanjye ndatakuye niziza zirasanga ari umuriro nizigaruka zisanga ari umuriro niyo tekinike twakoze kugira ngo zibave mu zigenda nuko tubona Imana igize gute ikoze imirimo n'ibitangaza noneho rero ubwo ngubwo twari njya muri CHK muri CHK hariya muri pediatri hari sare yo hepfo hari na sare yo haruguru noneho rero ubwo ngubwo nsengera abana muzi ko ari sare y'abana noneho rero reka ngere ku mwana ningera ku mwana hari umugabo w'umusiramu umuhaye ugera hejuru y'ingi ufite nka metero nk'ebyiri w'ibogari kabisa arangije arambwira ngo hoya ngo abo wihorere nako mwihorere sengera bariya uwo ntabwo avuga nta nubwo anagenda nkurikije ko ari umusiramu ndangije numva yuko apfobeje Yesu Kristo uri muri ngewe ndangije ndavuga nti ngo ntavuga ntanagenda ati ndangije ndavuga nti hoya nabangaragaje Imana nkorera ko ari Imana y'inyandege ngiye ndangije ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo wampamagaye kumukorera ndava uyu mwana agenda kandi ndava ngaha vuba abarwayi n'abarwaza bose baraza reka sinakubwira barandeba ngo barebe uburyo ngiye gukorwa n'isoni Imana irangije bamuhanje rwanje reka uyu mwana murambikaho ibiganza n'indangiza nsenge nyahe dayimoni w'uburagi umwana mubaze nti witwa nde ati nitwira dukunda rimwe nuko noneho rero abaravuze amaze kuvuga noneho rero nuko noneho ndangije mfata amafi ndasenga amafi yari ameze gutya atabasha kuba urambuka mbega amaguru atarambuka ndasenga ndangije ndamubwira ntaguruka tugenda umwana arahaguruka turagenda abantu bose baraza banyuzuraho ufasha ahangaha ufasha urumva nuko noneho rero ati ngwino natwe dusenge Yesu nashimwe cyane haleluya ndareba hari umuganga rwose w'umubyeyi w'igikara wari uri haruguru yacu gatoya nawe ibyo bintu yarabirebaga bijya kuba umukecuru nuko noneho rero ndangije nsengera n'abandi maze kubasengera nuko noneho ndangije ngaruka kuri wa musiramu ndamubwira ninjira ahangaha nimwambwiye ko uyu mwana atavuga atanagenda ati ndangije ndavuga waba uzi igitumye umwana avuga kandi agenda arangije arambwira ati rwose ntabwo nkizi ndangije ndamubwira wa wundi Yesu tubabwiye mukanga kumwizera ntiwukoze ibi ngibi abikoreye muri ngewe nemeye kuba igikoresho cye abikoreye muri ngewe niwe utumye umwana agize ate uyu mwana agenda Yesu nashimwe cyane haleluya noneho rero ndangije ndamubwira nti mbese nawe wakwizera uyu mwami Yesu akagukiriza uyu mwana
akagukiriza uyu mwana. Yego. Arangije arambwira ati rwose ndamwizera, ndabizi akiri na hano mu isi yakoraga imirimo n'ibitangaza agahagurutsa abarwayi. Yego. Urumva nuko noneho rero ndangije njya ku mwana. Uyu mwana yari yafashwe n'abadayimoni bamuhondagura mu mutwe. Umwana ahora ataka. Urumva noneho rero ndangije murambika ibiganza ndasenga umwana amera nk'uguye muri koma yongera kurira. Ndangije ndamubwira Yesu Kristo aragukirije umwana. Ngwe mwaramukije se buri naramukije rwose humura. Urumva mwaramukije ngo mbyizere naramukije. Ndangije nsengera n'abandi ndataha nimugoroba ndamuhamagara. Maze kumuhamagara arangije arambwira ati umwana ntiyongeye kurira. Noneho bukeye nanone ndongera ndamuhamagara nka saa mbiri. Arangije arambwira ati yewe ati umwana bari kurya rwose ati ubwo ndabona yakize dutegereje ko abaganga bajya gute badusezerera. Yesu nashimwe cyane. Murumva imirimo y'Imana. Ubundi iyo umuntu yejeje akitandukanya n'ibidatunganye ahinduka igikoresho cy'Imana, Imana ikamwihesherezaho icyubahiro. Niko bimeze rwose. Urumva ko Imana yagiye gukoresha imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane. Hahandi Pawulo aho banyuraga kuri rya rembo ryitwa ryiza bareba ikirema ubwo cyabasabaga, ariko Pawulo akavuga ati twebwe ntacyo dufite, ariko ibyo dufite turabiguha muki mu izina rya Yesu. Petero na Yohana. Urumva ko byabaye byiza nawe Imana yagukoresheje rwose imirimo n'ibitangaza muri CH kugakora imirimo n'ibitangaza. Ariko uwo mumama rwose nimba dukurikiye cyane kuri Bishop Bakebure TV nawe tuzamuzanaho rwose kugira ngo abantu babashe kwizera ko Imana igikora ibitangaza kandi bikoresheje abantu rwose, abantu bayo. None se mbabwiye uburyo nasengeye umuntu wari urimo Nyabingi 500 muri Kanyarira hari 500. Barabizi byabaye ku mugaragaro, hari n'abantu bari bahari. Wenda hari abazadukurikirana bakaduhamagara. Yego. Urumva uramusengera asengera muri Gosheni kwa Constante. Namutangiye kumusengera mu masaha 5 z'ijoro nako z'amanywa, ya nyuma yamuvuyemo nk'iki gihe. Bibaye mu masaha 11 gusa. Noneho rero turara Kanyarira. Turaye Kanyarira noneho rero buke mu gitondo ngira ngo nitahire. Ndamubaza nti urumva umeze ute? Arangije arambwira ati ndumva mu nda ariho hari kundya. Ndangije nkubitaho ikiganza kunda gutya ndasenga. Ngiye kumva numva daimoni zivugeje nduru. Ni mwebwe ko mwagiye mwagarutse kugira gutse zirangije hamwe ngo twebwe turi amahembe Nyabingi mwarazitwitse zose ejo zirarangira. None twebwe turi amahembe turi amahembe. Nuko noneho rero ndangije amahembe ndasezerana aragenda. Yesu nashimwe cyane. Nawe ubu yabaye mutaraga. Nawe yabaye mutaraga. Mbabwiye uburyo Imana yabanye nanjye ngasengera umwana wari ikiragi baramuroze yageze mu wa 4 segonderi duhuriye Kanyarira bamuzanye ngo bamusengere. Umwana akahava avuga ntiyanabashaga no kumva. Ibyo nabyo ni ubundi buhamya. Yesu nashimwe cyane. Mbabwiye uburyo nasengeye umuntu atuye hano Kimisagara mumushakana nazamubereka akabayera ikiganiro. Uyu muntu noneho rero nukuvuga ngo yari afite umugabo ariko yaramupapa undi mugore. Wa mugore mukuru ajya kumurogesha ku mupfumu bikagugu hariya. Nuko noneho rero Nyabingi ziramufata barampamagara ati mukozi w'Imana ngwino udutabara umuntu aradupfana. Ngiye nsanga ari kugaragurika mu nzu muri salo. Ndangije noneho ngubwo ndazicyaha ziragenda. Zimbwira ko zaturutse hehe ikagugu ari umupfumu wazohereje. Zimbwira yuko ari mukeba we waje kumurogesha. Noneho rero maze kuzicyaha zigiye noneho rero nkejo zirongera ziragaruka. Zigarutse nanone barongera barampamagaye. Ndongera ndagenda nanone ndazicyaha zirambwira ati umuntu wanyu turamuretse turigendera. Wa mugore noneho bamupfuma murangira undi mugore nanone w'umupfumu nguba hariya muri Rwamagana ngo ni umupfumu ukaze cyane. Yoheretse Nyabingi bongere bampamagare ngende noneho ninsenga zimbwe ngo ni Nyabingi twebwe twaturutse i Rwamagana. Batwohereje batubwiye yuko iki kigore tukica nitutakica twiciye umwana w'umukobwa yahatahanye. Urumva byarabaye rwose ngo hari abantu babizi nabo bazabahamagara bakabibabwira. Hano byabereye hehe hano ku Kivumu kurimo Kigali hano ku Kivumu. Yesu nashimwe cyane. Noneho rero ndangije noneho ndazirukana zirangije zamwe ngo mu masaa 6 z'ijoro uraba watashye turagaruka. Ndangije nanjye ndaharara
saa sita z'ijoro zarageze baraza baramuniga bamunize ndabacyaha baragenda bagiye noneho bucya ngira gute bucya njya gukaraba njya no kuruhuka ngo murumva nari naraye ku rugamba noneho rero reka zize noneho zifate wa mwana wa mugore hatahana wa mugore azayiruka noneho arambwira ati wa mwana wanjye niwe byishe reka ngende sanga umwana aryamye mu ntebe mbona yapfuye ariko ndangije ndavuga ubu ngubu ntabwo umwuka roho yiracyari hano hafi ntaho iraje ndangije ndasenga ndacyaha ngiye kubona mbona umwuka umugarutsemo Yesu nashimwe cyane noneho rero ndangije nsubira mu rugo nsubiye mu rugo nanone ziba zisimbukiye wa mugore ubwo rugamba narurwanye iminsi 3 ndi muri urwo rugo noneho rero ubwo ngubwo uzaravuga ati rega baduhaye amafaranga kandi batubwiye ko hagomba kuboneka umurambo muri uru rugo nuko noneho rero izanyuma zaje zarambwe ngo twebwe turi ryango ngo ngende ryango ngo nyoboye ingabo igihumbi ngo batubwiye ko uyu mugore tumwica kuko abandi bose barananiwe natwe baduhuruje ndangije noneho rero ndangije ngira gute ndangije ndasenga zirangije rambwa ngo umuntu wanyu turamuretse ngaho nimujyana umuntu wayo ubu umuntu ni muzima yarakize n'umudamu umeze neza cyane utoshye Yesu nashimwe cyane ndumva Manase mufite ubuhamya bukomeye cyane nuko igihe cyadutwaye ariko nakagaruka rwose tuzongera tubahamagare rwose ndumva mufite ibintu byinshi n'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye bakorera bakoresha mu bijyanye no gukiza abantu wumva ikitangaje cyane n'uwo muntu rwose mwasengeye Kanyarira wari ufite amadayimoni 500 igitero gikomeye cyane zarambwiye ngo imbeba yiwe yo yabyaraga natwe twabyaraga inkoko yabyara tukabyara ihene yabyara tukabyara inka yabyara tukabyara ati nitwe twakiciye umugabo ni natwe twatumye umukobwa adashaka ni natwe twagakuya yamenye mureba yakutse byari byiza ariko ubwo abakunzi ba Bishop Bakebure rwose murumva ko Manase afite ubuhamya bukomeye cyane ni byinshi atatubwiye ni byinshi ariyo mpamvu tuzagaruka sinzi nimba utwemeye ko twazongera tukagirana ikiganiro mwanteguje buriya yego mwanteguje buriya rwose twaboneka nta kibazo umukozi w'Imana rero atwijeje ko rwose ibiganiro bikurikiraho tuzaganira rwose akabaha ubugamya yisanzuye dufite umwanya uhagije reka tubashimire rero bakunzi ba Bishop Bakebure TV dushimire umukozi w'Imana Manase kubw'ubuhamya bwiza atugejejeho nimba wenda hari ikindi wasiga nimero yawe kugira ngo waba gukeneye rwose cyangwa yifuza kuganira nawe kugira ngo wenda abe yaguhamagara nimero yanyu nimero yanjye ni 078343 na 53 hagaheruka 8 reka nongere nyisubiremo bayumve hari abatayumvise neza yego ni 0788 3 zishoreranye yego na 5 zishoreranye rwose hagaheruka 8 uheruka turabashimiye cyane mukozi w'Imana Manase mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza buriya ibiganiro byacu nakagaruka kuri Bakebure Bishop TV mugire umunsi mwiza amen.